umwaka nimba urangiye ni umunsi wawe wo gukora amabi, ni umunsi wawe nimba urunywa inzoga uri buzinywe urenze urugero, wenda usanzwe uzinywera mu rugero uri buzinywe urenze urugero, nimba ujya kugura indangamirwa urazijyamo urenze urugero, niba ari ubukene, niba ari kovide yatumye abantu tuba seriye cyane tugakabya na seriyeze simbizi, ntabwo mu mujyi abantu bashyushye ngo bameze gutya, ahubwo wenda kuri noheli hari mushuti wanjye wambwiye ngo kuri noheli ngo aba yasinze, ngo aba afite amafaranga yo kugura ngo inzoga nyinshi, ngo ako kuri anive yiwe ngo ikagera nta n'igihumbi afite, ariko iya Jesus bataziranye atazi n'uburyo ariko mana ngo aba yasinze. Ndashimira nivuye inyuma umugabo wanjye, ndamushimira cyane cyane cyane, ariko uyu mwaka njye wanyigishije ibintu byinshi ku ruhande rwanjye, kugeza ubwo hari ibintu numvishije ncitsemo intege. Twagiye ubu tugeze kuri eripi. Ketchup, Yo ketchup, yo ketchup, Oh. ko ngukunda. ndabizi. Ketchup, wambara ukabinywera ketchup, ketchup wanjye. Turi Ketchup, I kumwe. love you. Mitu Ketchup, Mm. ndagukunda. asante. I love you. Nifuje kubereka ukuntu mu mujyi hameze ku manywa uyu munsi, ariko ndi bugerageze kunyuzamo n'udushusho dukeya twa nijoro. Ngiye kuzenguruka rompuwe muyirebe fureshi. Muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe, amahoro y'Imana bane namwe, nizere ko abantu mu nkunda mumeze neza, kuko nanjye meze neza, ndashima Nyagasani, biranagaragara ko umeze neza, bitewe n'uko hari abantu benshi bari bagize impungenge z'uko narwaye, nkora ikiganiro meze nk'aho navuga ngo ndi gukiruka, hari ukuntu nyine uburwayi buba bukirimo butarashira neza, ariko ubu ndashima Imana, ndashima Imana ko uyu mwaka nkusoje ntakiri umurwayi, nubwo njyewe nibwiraga ko ariko bizaba bimeze, ariko Imana yari ibizi ko atari ko bizaba bimeze. N'amasaha asigaye kugira ngo uyu mwaka wa 2024 urangire tujye mu wa 2025 ni make, kubera Nyagasani nizeye ko nta kindi kintu kibi kiri buzemo. Amina. Ndashima Imana rero ko nkusoje amahoro, ndashima Imana ko nyihumeka umwuka w'abazima, kuko nicyo gishoro cya mbere kiba muri iyi si. Twese dukunda ubuzima, iyo umuntu afite ubuzima aba afite icyizere ko n'ibitakunze uyu munsi n'ejo byakunda. Rero kubera ko meze neza, nifuje gukora ikiganiro kitari buze kuba kinini cyane, kitarimo ibintu bidasanzwe, ariko murabizi ntabwo umwaka warangira ngo uwo munsi utambuke gutya gusa. Hari ikindi kiganiro kizaza nyuma y'iki ngiki, ariko naba nirengagije, naba ndi nashima, naba ndi umuntu ureba akiri mama bibi Keisha, abo bana bambura ayo mashashi, naba ndi umuntu mwihangana, naba ndi umuntu nyine ugira ubona ibintu akumva ko nagombaga kubibona, byagombaga kugenda gutya, kandi ntabwo ariko bimeze, niko naba nshatse kubyerekana cyangwa kubyitwaramo, ariko ntabwo ari we ngewe. Niyo mpamvu rero nifuje gukora kino kiganiro, nkashimira abantu mu nkunda, hari abo nzi, hari abo nazi,
hari abo nagira ubuntu bwo guhura nabo bakambwira ati turagukunda kandi kuko ukabibona ko umuntu agukunda, hari abankunze barabinyereka mu bikorwa, hari abankunze barabimbwira mu magambo, bam- ni benshi cyane, benshi benshi. Umuntu wese washyize komenti nziza ku biganiro byanjye, n'uri bushyire komenti nziza kuri iki kiganiro, Imana nawe imuha ibyiza yifuza. Kuko komenti nziza buriya ntabwo ikora kuri njyewe gusa nyiri cano, hoya hari n'undi muntu uba uriho ari kuzisoma, hari n'undi uba uriho ari kwandika akabona komenti nziza akavuga ati ariko uzi ko hakiriho abantu bavuga neza, uzi ko hakiriho abantu babona ibikorwa by'abantu bandi bakabishimira nta shyari nta biki. Murabizi ko fitina ni muzigo, ariko hari abiyemeje ko bagomba kuwikorera, hari abiyemeje ko ubuzima bwabo bwose bazabaho nyine babona abandi byabo byangirika, isosi zabo zimenekamo inshishi nyine. Ariko hariho n'abandi bantu bifuza ko umwaka w'umuntu urangira asa neza, yishimye, yariye, yanyweye, yabonye ahantu aryama, yabonye byibura mu bintu 30 yifuza cyangwa 10 akabonamo kimwe. Hari nk'umuntu uba wumva ari uko nguko ameze, kimwe nk'uko hari abantu bariho, njyewe sinzi ukuntu ndi bubivuge, ntabwo ari uko nkunda umuntu ubabaye, ahubwo nkunda abarwayi. Niyo mpamvu nari ndi kuvuga, iyaba hari ukundi kuntu nabivugaga ntimubyumve nko kuvuga ngo nkunda umuntu ari uko ababaye, oya. Njyewe nkunda abantu barwaye. Iyo umuntu arwaye cyangwa se iyo numvishe ngo umuntu arajya gusura abantu barwaye, umutima wanjye ntabwo ubona amahoro. Iyo umuntu wanjye ambwiye ko arwaye ntabwo mbona amahoro. Abazi ko njyewe turi inshuti, umuntu uzi ko njye nawe turi inshuti bya nyabyo, arabizi ko iyo menye ko arwaye bimpangayikisha, cyangwa iyo arwajije umuntu we wa hafi nk'umwana, umugabo, cyangwa se niba wenda ari nk'umuvandimwe wanjye w'umuhungu arwaje umudamu we cyangwa umwana, icyo kintu kirampangayikisha cyane cyane ku rwego utabyumva. Kuko nzi ko iyo umuntu arwaye ni ukuri aba ari ahantu habi cyane, mu buryo bwo kuba nyine ari ahantu atifiteho uburenganzira bwo kwiha ikintu runaka. Hari n'igihe aba atemerewe kurya ikintu yakundaga, ikindi noneho aba afite n'uburibwe. Hari igihe aba avuga ati, ugasanga umuntu amaze imyaka 7 mu bitaro, ari kuvuga Mana ndakwinginze 2024 ntizarangire nyiri mu bitaro, ariko bikaba byanze, ikaba iri burangire ndetse na 25 ikazagera hagati akiriyo bitewe n'uburwayi runaka. Kuko hari umuntu nigeze kumenyana nawe, hari groupe kera nabayemo yajyanaga amata kwa muganga kugemura abarwayi, bituma nza kumenyana n'umusore yarankundaga byo muri filime, bituma nyine tumenyana ko twahajyaga kenshi, bituma noneho tuzajya tuvugana. Aza kuntera story y'ukuntu amaze igihe kinini mu bitaro, sinde buvuga icyo yararwaye cyangwa amazina yiwe, ariko yambwiye ko amazemo imyaka 7. Ubundi uwo muntu yamaye isomo rikomeye cyane mu buzima. Yavuze imyaka 7. Wi papa, wi witeze ninde ambwira ko yari amazemo imyaka 7. Numva icyo kintu kinkoze ku mutima cyane, ndavuga njyewe umwaka urarangira ndi mu rugo cyangwa nsinziriye, ariko ndi guhumeka umwuka w'abazima, ikindi nta hantu ndi kubabara, nyine nkaryama tu ukarangira, undi ukaza gutyo. Hano hari undi utangira, hakazaho undi ikarenga 5 ikajya muri 7. Wibaze imyaka 7 utari mu rugo, uri mu buribwe, ufite uburwayi runaka bukugumishije aho hantu. Umwaka nurangira uri amahoro,
ntukishimire kumva ko umwaka nimba urangiye ni umunsi wawe wo gukora amabi, ni umunsi wawe nimba urunywa inzoga uri buzinywe urenze urugero, wenda usanzwe uzinywera mu rugero uri buzinywe urenze urugero, nimba ujya kugura indangamirwa urazijyamo urenze urugero, nimba urugira ibi n'ibi ibi n'ibi wumve ko uri bubikore nyine ugakabya. Oya pe, hari n'igihe usanga umuntu agiye mu bintu nyine agashyushya mu mutwe agakora ibintu akarenza urugero, wa mwaka ntumenye ngo warangiye, wa mwaka ntumenye ngo uwundi watangiye, mbega ukaba uri wa muntu uri aho ngaho ujagaraye tu. Hari ibintu biri kugukoresha, nibyo biri kukuvana aho bishaka bikanagera n'ahandi hantu bikujyana, kandi ntabwo ari byo. Niba byarananze usaba Imana igushoboze, byibura hazabeho umwaka urangira nawe ubizi, uvuga uti ubu ni saa tanu, saa sita wenda zirabura iminota 2 cyangwa 3, urebe kuri telefone yawe urebe ukuntu kalendari ihinduka ikava muri 2024 ikajya 2025. icyo cyonyine urabizi ko udafite ubushobozi bwo kuba wagira ikintu bihindura wowe ngo bihinduke gutyo, ngo urebe ngo saa 5:59 nihahita hazamo ari amazeru ya saa sita, urebe n'ukuntu n'ibindi bita bihinduka. Ni byiza ko byibura hari ibintu uyu mwaka twabonyemo byinshi nari busubire inyuma ngo mvuge byiza ibindi bibi, kandi ibintu bibi buriya ntitukanabyanga, nuko biza bikatubabaza nk'abantu ariko bidusigira isomo. Uyu nguyu ugiye kuza hari umuntu ushobora kuzabera n'ubundi kimwe nk'utambutse, ariko Imana ibikurinde kandi ikorohereza. Nibinaba izabyoroshye inshuro utakumva. Iki kiganiro ngikoze ndi kwifuriza abantu ibyiza, Imana iborohereze, namwe mwigireho gahunda. Iyo umuntu ari mu buzima budafite gahunda, ntuzanatekereze ko hari ikindi kintu uzageraho usibye kuba nyine nka ka kantu nabonye ngo umuntu wavuze ngo nta kintu nzigezaho, ngo mumumbwire ko ubona igejeje mu buriri. Uvuye wenda aho wagiye mu byo ukora biri aho, uraje nako wenda mu byo wiriwemo ukatakatamo, wenda niba wibaga cyangwa uri kugira gute, uragiye uraryamye. Ejo urukumva ko nimba umuntu agira gahunda mu buzima bwe, ari umusazi, ari umukire, hari ibintu bibi nifuza ko abantu munkurikira, abantu mureba ibiganiro byanjye byasigara inyuma. Kugira ikayi cyangwa ajenda wandikamo ibintu byawe ntabwo ari ubukire, nta nubwo ari uko uba uri umuntu wize. Udashoboye kwandika yega ibyawe mu buryo bwawe birumvikana, pole sana, ariko niba ushoboye kwandika ikintu, navuga ngo ni nyine aba ari ikintu uremye gikomeye cyane, ntabwo ari nko kukivuga gutya gusa. Murabizi ururimi ni inyama yigenga, ruvuga byinshi cyane pe, ariko iyo umuntu yanditse ni kimwe mu bintu bifasha cyane. Ndabifuriza rero abantu banjye mu nkunda, mukurikira ibiganiro byanjye muri rusange, umuntu wese wumva ikinyarwanda, Imana iguhe ibyiza, ibyatambutse bitari byiza, inkuru zakubayeho zavuzwe kuri bagenzi bawe zitakunejeje, abo mwabuze mu muryango, Imana ibyoroshye. Uyu mwaka tugiye kujyamo uzaba ari mwiza, azaba ari umwaka wawe, azaba ari umwaka wawe wo kuvuga ngo nubwo iki kintu nakibuze, ariko ku itariki nk'iyi ngiyi nabonye ikindi noneho kikirushije agaciro. Nubwo uyu muhungu yambeshye ko nkunda igihe iki n'iki tukarekana, namukundaga n'ibyo akanesha umwanya, ariko byibura iki gihe iki n'iki nabonye umuntu muzima, umuntu tuzabasha kubyara, umwe akagira uko ahereza abana uburere, wa muntu uzabasha gufata inshingano zo mu rugo, wa muntu uzabasha kujya gushyira na gutya. Ibyo bintu ndabibifuriza
abakobwa ndabifuriza kuzagira abantu babakunda mukagira ingo nziza, abahungu ndabifuriza kuzabona abakobwa beza baborohereza mu buryo bw'imibanire, bazababera beza cyane. Ubundi mu busanzwe ubushize, umwaka ushize murabyibuka ikiganiro cyasoje umwaka cyari njyewe Mutabazi mukuru wanjye, hari na papa, hari nande wundira, hari n'undi mutantine wanjye, harimo abantu nyine mutabonye kuri kamera, ariko mu bo mwabonye kuri kamera ni njyewe na Mutabazi na Latifa. Ariko uyu munsi ntabwo byakunze, ko twifuzaga ko n'ubundi tuzabaha ikindi kiganiro. Hari n'abantu bari bansabye Latifa ko namugarura mbere y'uko uyu mwaka urangira, ariko bitewe n'uko we ataba i Kigali biba bigoye, kandi ntabwo afite ibindi byinshi agombaga kwitaho, ntabwo byari gukunda kwaza. Niyo mpamvu bitagarutse muri ya shusho. Uyu munsi nabuze ikiganiro ndi mu rugo, ariko mu kanya ndaza gusohoka hano mu rugo dukomeze no mu muhanda gatoya. Ndabizi hari abantu badaheruka mu Rwanda, batari no mu Rwanda n'ubundi baba bifuza kureba ukuntu Kigali imeze, kubereka Kigali ukuntu imeze mu masaha makeya ya 11:00 n'ibindi, hafi 10:00, urebe ukuntu Kigali imeze neza, itatse neza. Hari ahantu ndi bugere nkabatera agakuru gatoya turi mu muhanda. Tutaragenda rero, hari abantu nifuza gushimira ndetse cyane cyane, tutari Imana yo ntago kwishimira kwanjye birihariye, mfite amasaha yanjye n'ubundi mbikoreraho buri uko umwaka ugiye kurangira. Ikintu kiba gikomeye iyo uwo mwanya ugeze nkihumeka mu mwuka w'abazima, nshimira Nyagasani, ndamushimira kandi nkagira n'ibindi musaba, nkakomeza n'ubundi. Buriya gusaba Imana ntimukabirambirwe, Imana niyo itanga byose. Kandi niba usabye Imana ngo iguhe igare, wivuga ngo rimwe ngo niyo ryaba rishaje, oya, yisaba amagare menshi, kuko niyo itanga ibyo byose. Nuyisaba igare rimwe rishaje rimeze nabi, n'ubundi kariguha, ukajya wirirwa wajya kurikoresha, ntirigire icyo rikumarira, kuko ariko wayisabye. Mujye mubyibuka rero, nusaba Imana ntukisondeke, jya usaba Imana, uyisabe wumva uyisabye inshuro 1000. Twagiye rero. Ubu umuntu wa mbere muri kumva ngiye gushimira ninde? Mumbwire. Umubare si wo uba usobanuye ko umuntu adasanzwe. Murabizi, mushobora kuvuga umuntu wa mbere ukuntu bivugiye, nyine umuntu wowe utatekerezaga ko ari we uri buhereho, ariko umubare nk'ibyo nyine aba ari ukuganira. Ariko mbere na mbere ndashimira nivuye inyuma umugabo wanjye, ndamushimira cyane cyane cyane. Ariko uyu mwaka njye wanyigishije ibintu byinshi ku ruhande rwanjye, kugeza ubwo hari ibintu numvishije ncitsemo intege pe. Hari ibintu bigera nko muri 2, murambabarira sindi bubivuge, ariko ibyo bintu 2 kandi biri mu bintu umuntu akenera mu buzima bwe kugira ngo bube buryoshye. Ibyo bintu nabicitsemo intege, Mutabazi arambwira ati ntabwo ugomba gucika intege, ahubwo ugomba kubikora gutya na gutya, gutya na gutya, kugira ngo bijye mu murongo mwiza, ariko wicika intege. Ati kuko ubu buryo bundi nabwo wabushobora. Nibaza ko bitewe n'uko njyewe umuntu nzi bya nyabyo, hari ibintu aba azi neza ko abizi nkawe, kandi uwo muntu ntabwo nshobora gutuma arenguma, abizi nkawe. Abandi nshobora kukureba nkabona ninkubwira yuko naraye wenda nje mu rugo, urugero sinywa inzoga, ariko
wenda nimba natashye nasinze ngo nkaza simbone iyi nkingi nkaza nkakubitaho umutwe nkabona kubikubwira nta ribi kuko n'ubundi ndabizi ko uri bubishyire nk'undi muntu atasigaye ari umusinzi bimeze gutya na gutya murabizi ariko umuntu unzi ko anzi neza n'uyu ashobora kuba atanze ijana ko twese tuvuga ko umuntu ari mugari ariko byinshi by'ingenzi byatuma yishimira kugumana nanjye nkishimira kuba ndi kumwe nawe no kuba mfite njyewe ubwanjye nkishimira ko we amfite arabizi nta wundi ni umugabo wanjye ubundi bishoboka umugabo wawe aba ari we cyangwa se umugore wawe aba ari we ya nshuti yawe y'akadasohoka ya mbere byaryoha kuko nyine hari ibintu muganira udashobora kuba wajyana hanze bitari ngombwa kandi ntabwo aba ari ibibi gusa ntimukumve gutya hari n'ibyiza umuntu aba akeneye kuganiriza umuntu we ariko wabiganiriza nk'inshuti zawe kubera imitima mibi nyine ntiyishime ugatuma nawe ajya guhangayika agatangira akazana ibintu igihe agenda arakaye saba imana ibintu utamenya ibintu nk'ibyo ngibyo ni umugabo wanjye ndamushimira cyane ndamushimira uburyo yambaniye muri uyu mwaka wa 2024 ndamushimira ukuntu ejo bundi njye nawe twafatanyije kurwazanya umwe yarakururaga undi ati be ihangane uraza kumera neza akamasaje ko mu mutwe n'ibindi byinshi warakoze cyane uri umugabo mwiza ndagukunda cyane imana bya bindi byose uyu mwaka izabiguhe byose akumere n'ubuzima niduhe kuzasazana tuzagire nk'imyaka nk'ijana dukomeye ntawe turushya tumeze neza tubona abuzukuru n'abuzukuruza ewe umva byose amin ndashimira rero umwana wa mama wanjye mukuru wanjye ndagushimira cyane rati ndagushimira cyane sinzi ukuntu nababwira Latifa afite ikintu cyo kuba iyo umuvandimwe we atameze neza abura amahoro aba yumva ikintu ko wenda urugero hano hantu harasa umweru kandi umweru rwose utameze neza neri waretse tukongeraho irindi range hagasa neza hakaba umweru nyine w'amata umeze neza sibyo ejo n'ejo bundi ufite abashyitsi ejo ugomba kugira gutya ntabwo nshaka kugaragara gutya we aragutekerereza mu mwanya wo kuba wowe wakabaye uri kwitekerereza ati bundi biriya bintu ntabwo iriya video wari kuyikora bimeze kuriya ntabwo wari kugira gute na gute ntabwo wari Latifa akunda abavandimwe be akunda ko umuvandimwe we yaba asa neza ni nayo mpamvu nambaye wigi from Latifa from Gisenyi abantu mushaka wigi biri seriye Latifa arazigira iyi wigi nambaye si nziza Latifa agira wigi nziza usibye ko ubwo gahunda ntabwo ari ukwamamariza Latifa ariko Latifa iyo utameze neza uri umuvandimwe we biramuhangayikisha Latifa Imana igikumira umugisha Imana ihaze ibyifuzo byawe Imana ikomeze uturindire umukobwa wacu Kesha nawe imuhe ibyiza ubu yabaye inkumi uwo muntu witwa Kesha turasa cyane ni impanga yanjye nibikunda vuba nzabaha ikiganiro cyanjye nawe murebe umwana wanjye mukuru ndakwifuriza byiza bya bindi byose wifuza bya bindi wasabye Nyagasani ibyo nzi ibyo nazi byiza tutarasaba Imana ibikumere kurinda inshuti mbi z'umwanda n'ubushuti bw'ubujura bw'ubucafu bwuzuye imikoshi n'ibinuko Imana ikurinde inshuti mbi muri uyu mwaka Imana ikurinde inshuti mbi zijya kugushyira mu bihombo
Imana ikurinde abagore bafite imitima ikennye, Imana ikurinde kagere no ku bahungu, Imana izakurinde umuntu ushaka kugobagiza mu buzima, Imana ibirebe umuntu uzaza mu buzima bwawe cyangwa uba urimo ashaka kukubabaza, Nyagasani amujyane hakiri kare amukure mu buzima bwawe, nashake napfa agende aho bagirira ahandi ariko asige ubuzima bwawe mu mahoro, amin. Ndashimira abana banjye, ndabizi ko bazakura bakareba ibiganiro mama wabo akora, nabo ndabashimira, ni abana beza, ni abana bakubona utameze neza bakamenya kukubwira pole, ni abana barakoze kumbera abana banjye, barakoze kumpitamo nka mama wabo, ni abana beza cyane. Ndabizi Kami hari ubwo ajya abona ibiganiro byanjye n'ahari, Kami wanjye ndamushimira, yaranshimishije cyane, yagize amanota meza umukobwa wanjye, ndamushimira, n'umwana mwiza wubaha ababyeyi, umwana wubaha buri muntu wese, umwana ukunda abantu, umwana wanjye akunda abantu ku buryo nanjye ntazi ahantu abikura kuko mbona uburyo abakundamo nanjye ntabyo ngira pe, arandusha, akunda abantu, Kami akunda abantu pe, nawe Imana imumera ibyiza, yarakoze kumbera umukobwa mwiza, Imana imukuze neza, niwumva mu busabe ndi gusaba ntubabare, nawe Imana ibiguhe mu bundi buryo cyangwa ubwo nabibasabiye, nuzajya wumva umuntu ari kuvuga ibyiza kuri we ntukarakare, ntukifuze ibibi, ntukanamwifurize ibibi, ko hari igihe bihindukira ukagira ngo ni nk'imodoka ugahita ubona biraje iwawe. So, ndashimira abantu bose tubana mu nzu, ndashimira abatantine bamfasha kurera abana banjye, umfasha gukora imirimo yindi, ndashimira buri muntu wese tuziranye, ndashimira abavandimwe banjye, ndashimira abantu dufite ikintu dupfana, ndashimira abantu mwankunze kubera ibiganiro, mwankunze kubera filime, abantu mwankunze mukanyoherereza amafaranga, abantu mwankunze mukanyoherereza gifuti, abantu mwankunze, Imana ikibaha umugisha, abantu mwanyizeye mukampa akazi, abantu umva, ntabwo uyu mwaka wigize umbera imfabusa, wapi, kandi Nyagasani turamusaba akabinyuza mu nzira we ashaka, aribo babo bantu bagiye bampa akazi, uwo muntu ushobora kuba yararwaye gifuti wenyine yumva ari nka gifuti, ikaza ihura n'ikindi kintu runaka wowe washakaga n'ubundi bya bintu bikaza bimeze kimwe, ni ukuri Imana ibamera umugisha, namwe rero ndabifuriza ibyiza, gahunda yanjye ni ukuri yari kubashimira, kubasabira umugisha kuri Nyagasani, kubifuriza ibyiza, ni ukuri umuntu wese unkunda ndamusaba amfashe, najya ajya kuryama ajya asabira umuntu urwaye, buriya ntabwo abantu barwarira kwa muganga gusa, hari n'abantu baba barwariye mu rugo, abantu muri kuri iki kiganiro cyanjye muri kwa muganga cyangwa se mutameze neza, ni ukuri Nyagasani aborohereza, uburibwe ufite uyu munsi Nyagasani abugabanye, niba wifuza kugenda aha hantu runaka kugira ngo ukire by'igihe cyose, Imana ibiguhe, Imana ibahe ibyiza, Imana ibakize ubwo buribwe buveho burundu, Nyagasani niwe ubuzi byose, akunda abasabira ibyiza, abantu murwaye ntabwo mwavukiye kubabara, ntabwo mwavukiye guhora murwaye, ntabwo mwavukiye guhora bimeze nabi mukagira abo musaba bakabumvira ubusa, nyine umuntu akaguhaga, ntabwo wavutse kugira ngo urware umuryango ukuveho bagute kwa muganga wenyine, Nyagasani abyumve aguhe igisubizo cyihuse, ya Allah, ndagusabye worohereza aba bantu ya Rabbi, Imana rero ibamera umugisha, ngiye kuva hano mu rugo twerekeze, uko biri kose ntabwo ndi burenge mu mujyi, murebe ukuntu umujyi umeze neza,
murebe ukuntu abantu bameze neza ariko nimba ubukene bumeze nabi niba ari ubukene niba ari kovide yatumye abantu tubaseriye cyane tugakabya na seriyeze simbizi ntabwo mu mujyi abantu bashyushye ngo bameze gutya ahubwo wenda kuri noheli hari mushuti wanjye wambwiye ngo kuri noheli ngo aba yasinze ngo aba afite amafaranga yo kugura ngo inzoga nyinshi ngo ako kuri anive yiwe ngo ikagera nta n'igihumbi afite ariko iya Jesus bataziranye atazi n'uburyo ariko mana ngo aba yasinze nisuhurije namwe mwese musinda kuri anive ya Jesus ariko iyanyu ikagera nta n'igihumbi mutanabyibuka ni ahamukanya rero ubu turagiye mfite imizigo nk'igihumbi hano mfite icupa ririmo amazi mfite igikombe hano kiri bujyemo teveri kuko nayo turajya kuyigura mfite na ajenda nshyashya mwayibonye iyi ajenda niyo igomba kujyamo imigabo n'imigambi mfite hano n'isakoshi iyi sakoshi irimo sharijeri na rabero ubundi ko nambaye n'uku ni ikabutura n'umupira n'isandari kuko mfite gahunda zo gutwara hafi amasaha yose asigaye kandi izi sandari ziranyorohera ndakandagira ngo ko mbaye twagiye twagiye ubu tugeze kuri eripi ariko abantu ni benshi mu muhanda Nyamirambo yo muri ino minsi isigaye irimo abantu benshi cyane kubera kuri stade hari abantu baza kuhafatira bisi ngira ngo ciye ku bapolisi abantu mwambara sentire mubonye abapolisi n'abasarimiya nanjye uyu munsi nyambaye mbabonye kubera ukuntu naje ndi kuvuga no kuririmba nkibagira ariko ubundi sinyanyambara mbabonye abantu mwambara sentire mubonye polisi n'abasarimiya ninde uzi akantu bavugamo ngo ehe ngo turi kubona bubishi na benzangu kamubaza nanze akajya ngo ehe ngo merive umuntu ukaza byandike muri komenti ambwira ikintu babajije ikintu bari barimo kujyaho impaka umutipe ahamagara ni tante wiwe ngo turi kubona bubishi na benzangu ngo se nanyiye uko ngo buraya ngo munanana ndumva yamubwira ngo yego akahita amubwira ngo ngo merive muze kumbwira akantu bari barimo kuvuga ngiye kunywa teveri ikindi ndashima mu bintu nshima Imana no kuba naragabanyije ibiro ntabwo nari nzi ko mu kwa 12 nzaba mfite ibiro nk'ibyo mfite aka kanya rwose ntabwo nari mbizi nabyo ndabishimira Imana abantu bose bansabye kugabanya ahubwo nkacungana wenda n'ibiro mfite ubu ntibiziyongere ubundi
buriya uzi kumara igihe ugabanya ibiro nyine bikarangira byanze. Mu kwa kabiri tariki 16 nzaba nujuje umwaka nkora siporo zo muri gym, kuko mu nda ho ndashaka kuhamaraho burundu, hashaka hagafatana kwa kundi baba ngo yego ngo nta mu nda agira ngo wafatanye no mu mugongo. Nayo nzayitangira mu gihe cy'ukwezi, nzababwira ukuntu bizaba bimeze. Tugeze iwacu kuri karani, hano muri kumva rata abantu dukomezanyije indibaza izo ngamba tuzazambukana n'indi myaka myinshi. Kwikunda, buriya kugabanya ibiro no gukora siporo n'ibiki byose bikubiye mu kwikunda. Iyo umuntu yikunda yiyitaho, akamenya ibintu agomba kurya, akamenya ko atagomba kuba afite ibiro 90 kandi afite metero imwe na santimetero wenda 65 cyangwa 70 na zingahe, nyine ugasanga ntabwo uzi ibintu by'ubuzima bwawe ukuntu bimeze, ntabwo biba bikwiriye. Izo ngamba z'umuntu agomba kuzihorana, ahubwo akajya azikaza, akazivugurura, akongeramo akantu gatuma ziba nziza cyane kurushaho, kuko ni byiza cyane kwiyitaho. Ego nari mbonye uyu mugore ari inkoko ateruye, nari mbonye ari inkoko 3 afite. Ntabwo uri kureba umumotari uri kwigendera nk'aho atari kubona. Hari igihe umumotari akugendera nabi, cyangwa se nk'undi muntu ufite imodoka nini ku iyo wowe utwaye, njye mba numva mfite uburenganzira namucishamo inshyi. Hari igihe mba numva mfite uburenganzira, inshyi zishyushye. Yo Ketchup, yo ketchup, yo ketchup, Oh. ko ngukunda. ndabizi. Ketchup, wambara ukabinywera ketchup, ketchup wanjye. Turi Ketchup, I love you. Me too. Ketchup, Mm. ndagukunda. Asante. I love you. Sawa twese. Yo. Wambabariye. Gatatu. Uriya ketchup. I I love you, ketchup. ni ukuri ko Imana irakoze Ndagukunda cyane, ni ukuri ndabizi ko nkunda. Ketchup, njye ndagukunda. Eh, Wangure ndabizi. silipa za 2. Ningaruka Nawe. wapi bimeze biteze mu kanya. Buriya ko nabwiye wa mbere ayo muhaye ntabwo yashimye kandi arankunda, none ambwiye ngo silipa za 2, mbwiye ngo mu kanya ngo genda ntayo ufite. yama ntabwo mparika, ni sawa twese hamwe. yama asante ni sawa. Ejo sinziranye naguciyeho mu kanya si ndabizi, nsigaye nyuma ibiceri mbiguhe se. Harimo umwe hariya yarambwiye ngo umunsi ngo nzaba ntakoze ngo noze ngo nzaza kugusura, ngo hari ibintu nshaka kukuganiriza. Harimo n'uwambwiye ngo arankunda, ngo ariko ngo ntabwo ashaka umugabo wanjye abimenya. tugiye gufata TV kubera ukuntu umugabo wanjye amuzi nanjye azi, twese tumucaho nkamusubiza ngo njye ngo ndagukunda, ariko ngo sinshaka umugabo wabimenya ngo atazababara, ngo kandi nawe ndamukunda, ngo ariko ngo nshaka nyine ngo abantu mwese mu nkunda, nanjye ndabakunda cyane cyane, ariko cyane kabisa. Ubu tugeze kuri Kigali Barista, muri kuhabona, ngiye gufata TV ubundi dukomeze twiganirire twirebere
Kigali imeze neza. Ubu mvuye gufata teveri, aha hantu bahita muri Tarinyota. Hano hari igihe usanga hahuriye abafungamutwe babiri ntawe ushaka guhereza undi nzira, bose bashaje, ntawe ushaka korohera uwundi. Reka duce hano kugira tuzenguruke umujyi neza. Uwazamikira ko cyo kwigisha abantu kwambuka yajya yanga kubifata mu mutwe hakajyaho n'inkoni, ariko hariho n'amafaranga atera umuntu kuraje nyine yo gukomeza kwigisha, kuko hari abantu bambuka nabi noneho ngo ari muri zebra, ni ukuri akabona imodoka yamutanzemo nawe yisazamo yirukanka, se ntabwo bamuba mufite we ko bashobora no kubagonga, cyangwa ukagera muri zebra ntubanze guhagarara ngo urebe aho urimo kujya ngo bimeze gute. Ubu si imodoka icetse feri. Uyu munsi nanditse ko nta nyigisho ndi butange. None birangiye mbaye mwarimu. Ariko ni ukuri murebe abantu bari mu muhanda. Njyewe kare navuye mu rugo, uyu munsi reka mbasangize ukuntu umunsi wanjye wari uteye. Nabyutse mu gitondo saa moya zuzuye, umunsi naryamiriye, mpita nambara vuba vuba no koza mu kanwa n'utundi tuntu nk'utwo tworoheje, mpita ngenda muri siporo, nzisoza saa 3:40, nakoze isaha imwe nk'ibisanzwe, mpita njya mu mujyi gukoresha inzara. Shawe mire waberetse inzara zanjye. Mpita njya gukoresha inzara, nasize n'ihina ejo, ziri kugaragara neza. Ejo nasize ihina, ndi mu bantu bakunda ihina. Hari abantu bambajije ngo nari ngiye mu bukwe, ngo nari ngiye he, naho ndayikunda tu. Ejo nasize ihina mu gitondo, ubwo mvuye muri gym ntoze ntagize gute kugira ngo ibintu ntibibe byinshi, ariko ubwo nari nsimbutsemo ko umukobwa wanjye nawe namujyanye muri salo gukoresha imisatsi ye mu gitondo. Ndavuga kugira duhuze amasaha dute dutaha singaruke nanone inyuma, mpita ngenda nkoresha inzara, mfite inzara, nanyweye amazi gusa yanyogeje mu nda, umva nyiri mubi. Mpita nywa ayo mazi nyasohereza aho ngaho, nyasigayo byose, ndataha njya gufata umwana aho bari bari kumusuka. Umuntu wasutse umukobwa wanjye azi gusuka, ni nawe wari wansutse ubushize. Nahinduye umuntu wansukaga, ubu mfite yitwa Fabiola, ariko asuka neza, ni umumama uvuga neza atuje. Ni ukuri nimukunda ukuntu asuka, n'ibintu nshobokera nzabereka kandi murebe ukuntu asutse neza, uzambwire mbahe nimero abisukire. Aha, ubwo mvuye kumutora ndataha, nyine turataha njyewe nawe, tugeze kurya nyuma tujya muri supermarket imwe iba hariya na alimentation n'ibiki, kwa Rodrigue, tujya kugurirayo abana twasize mu rugo utuntu. Tujya gushakayo na ice cream, hari izuba rya danje. Ubu turi mu mujyi, ngera ahantu nababwiye ndabyibuka. Turataha tujya kurya ubugari n'imboga zidahiye. Maze kurya ubugari nari maze no koga, negereje Mirere ngo aze dukore. Nuko umunsi wanjye wari uteye. Ikindi ni ikira nakoze, nanyweye amazi, nariye, nasohoye. Aho bahitaga kuri Marriott. Rero hari banke imwe hano imbere yitwa Kazenyibereke. Iyo banke nibinkundira ndemera ninde mu mujyi, kuko ndifuza kuhabereka gutya hakiri ku manywa, nze no kuhabereka batangiye gucana amatara, kuko harabura iminota mike ngo batangire bacana amatara.
hari banki imwe hano mu mujyi, harimo n'abatangiye gucana, nze nyibereke iyo banki ndayikunda. Nuko usibye wenda kuba najya kuyibitsamo amafaranga, ariko mbaye ndi nk'uwabonamo ofisi, naba ndi gukorera ahantu heza nkunda cyane. Nkunda ukuntu iyo nzu yubatse, noneho nkakunda ukuntu mu bihe by'umwaka baba bayigize. Mana yanjye, banki iri aha ngaha yitwa I&M, iri hari imbere hano bahita ku Kimironko. Ni kuri Radiant, dore hari ibyawe. Ariko umwaka udutwara amafaranga menshi, ubu ejo bundi bazaba babimanuye. Dore iyo banki ni babarubereke ino nzu, ndayikunda, Imana izanshoboze, Imana izanshoboze nzubake inzu nk'iriya. Urebe ino banki, ino nyubako nako akaba ariko mvuga ko buri ushobora gusanga ikoreramo abandi bantu benshi, ariko abantu barikunda. Hari abantu nari mbonye inyuma yanjye, mbona ibintu barimo ari ahamana. Ino nzu ndayikunda, reba buri uko nciye hano ntabwo ngewe nshobora kutareka kuyireba. Wanzuwe, uri inzozi zanjye, ndagukunda, nzakubaka kubera Imana. Inzu nziza, ndayikunda, ndumva nanarira nkayibibwira. Okay, turayirenze, ariko hano hantu haba harimo abantu ushaka tujya kwifotoza. So iki kiganiro muze kukireba nta kwihutisha, kuko ijambo ku rindi ryiza ririmo hano ni mwebwe ryagenewe. muri kureba ikiganiro kuva ndi mu rugo, nibyo ndi gukomeza kubabwira, apana ibyo ndi guhura nabyo mu muhanda nyine bikagira bitari sawa, cyangwa nyine nkabivugaho nibyimbije. Turi muri jamu ya danje hano. Nari nacecetse kugira ngire ahantu mbanza kunyura pe, hatari hameze neza. Sinari kubifatanya no kuvuga, nari gushiduka bibaye bibi. Ariko hano hantu hari jamu mw'abantu mubyumve. Hari n'abantu noneho badakunda gutanga inzira, sinzi ukuntu biba byagenze. Ariko ubundi nuko tutabipanze, twari kujyamo hariya muri ka free zone tukajya kwifotoza. Tugiye, hari ahantu hajya hancanga ngo niba ari ngo quartier commercial kandi ari ibiki, kumwe na ahandi Nyanungu. Hari quartier ebyiri zitiranwa hano mu mujyi rwose ngiye zincanga. Tugeze ku iposita, iwabo w'amafaranga, iwabo wa telefone, iwabo w'abatekamutwe. Mana we, hari igihe hano umuntu agutekera umutwe akagira ngo hari uje muri Kigali uri mu bya saa 8, ugakubitana n'umuntu nimuziranye akaba kuganirije ibintu bya strakare gusa. Ariko abantu benshi barajijutse, babaye abanyamujyi. Hano haba hari abantu bari kuyavunja kuri make.
abafite amadolari munyoherereze mbavunjishirize nongere nyabasubize. Aho hantu rero hajya hancanga amazina Imana, nzahajya n'amaguru kugira ngo mbanze magende mafate mu mutwe mbaze abantu baho ukuntu hitwa neza, mafate mu mutwe. Nk'aha tugeze ntabwo nakubwira izina abandi bantu benshi bashobora kuba barihuriyeho. Nzi ko nk'iyo ndangiye umuntu ariho ndi, sibyo ko hano hari n'abantu tuziranye bacuruza amatapi n'amarido, nakubwira ngo urenze ku isoko ugakomezaho imbere gato ngo ukagera gutya. Hano hari umuteveri ushyushye. Ntabwo nzi neza irindi zina bahita, cyangwa uzamukiyemo hano hagati mu mujyi hameze neza. Ngo dore ngo indesi ngo kiriya se ngo ni igiki, ashari igihe uhura n'umuntu akagutuka ukibaza icyo muri rugo. Aha hantu maciye kubera abantu mudaheruka izi karitsiye mutabagina. Ntabwo njya mpfa kuhaca, haba jamu, haba hari amamodoka menshi cyane. Noneho byakubitira haya amasaha ya 11:00 ko ubu 11:00 zageze na 18. Haba hari intuzi, haba hari jamu ya danje. Abantu bamwe na bamwe baba bari kuva ku kazi, abandi baba bavuye gucyura wenda nk'abana baba bajyanye muri za creche. Mu tuntu nk'utwo turaza kongera gusubira mu kanya aka kavuyo kagabanyutse. Ubu tugeze kuri rompuwe, abantu ni benshi, imodoka ni nyinshi, moto ni nyinshi, bikarangira abantu babaye benshi igihe cyose. Murabyibuka nifuje kubereka ukuntu mu mujyi hameze ku manywa uyu munsi, ariko ndi bugerageze kunyuzamo n'udushusho dukeya twa nijoro. Ngiye kuzenguruka rompuwe muyirebe fureshi. Ku cyumweru nahanyuze hari abantu benshi cyane bari kwifotoza. So bagiye babirekeramo, mujye mubirekeramo, ni byiza. N'ubu ariko disi hari barimo nubwo atari benshi cyane. Kanange ejo nzaza muharebe neza ukuntu hagaragara neza. Mu kanya muraza kuhabona harimo n'amatara hari kwaka neza cyane. Nijoro hano hantu haba hasa neza, apana gutya ku manywa gusa. Birangiye amasaha yo kujya kureba umutware wanjye ageze. Ibintu byo kuvuga ngo umutware wanjye ndikumva bitabaho, ntabwo ariko menyereye kumwita, murabizi. Ngiye kujya kureba umuhungu wanjye, mutabazi wanjye. Amasaha yo kujya kumureba arageze. Ubu nizo nzira ndi kujyamo. Rompuwe nayizengurutse byarangiye. Abantu, ikiganiro cyabanye kirekire, mwihangane. Murabizi sinyanywa ibiganiro birebire cyane, ariko uyu munsi nari nakiyemeje kuko ni ikiganiro kidusoreza umwaka wa 2024. Cya hejuru guruke.
ndacyafitemo akantu ko gusarara gatuma iyo mvuze mera nk'umuntu uri gusakuza. So rero ndabakunda cyane, ndeke kubarambira cyane kugira ngo mfatireho, nubwo ndi hafi cyane ndi no kwareba imbere yanjye, ariko Imana ibamere umugisha, ndabakunda cyane, ndabifuriza ubuzima buzima. Bye.